Ibihe byiza kubakurikiye ibiganiro by'ubumwe gospel. Uyu muri kumwe ni Dr. Lumumba, umusore witonda, umusore umwami w'abagore, umwami w'igitsina ngore, aho rose ajyatandukanye uhise utekereza uno munsi nkuzaniye iki kiganiro. Nizere ko wakangiye subscribe, comment na share yewe na like aho rose ajyatandukanye. Ndabizi kuko dukurikiranwa n'abantu bagiye batandukanye, njya mbona comment z'abari muri Amerika bakatubya baradukunda, yewe ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika ndetse no muri East Africa uko ari ibihugu 9: Kenya, Sudani, yewe n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Icyo nababwira, ndabakunda cyane. Uno munsi nagiriwe umugisha wo kubona umusore umwe ukomeye mu gihugu, nubwo atigeze amenyekana bikomeye cyane, yewe ariko yakinyano ajyatandukanye. Yakinye kwa Mikisho, yewe muramuzi, yewe yakinye no kwa Joyce kuko yakuraga yewe ibiganiro bigiye bitandukanye. Nibararebye ibiganiro byo kwikoma abasore bagiye batandukanye, arimo ba Iwobi ndetse n'abayobozi Bogari, aho yose yarahari. Nibarabonye ikiganiro cya Marina Muto, uriya ni wamuzamuye. Ese Marina Muto uramuzi? Numupeki urimo urazamuka, ariko yewe niwo navuga yuko ko arimo arigana imico ya Marina kugira ngo abashe kumenyekana, kugira ngo atrading. Uwo nguwo niwe wamuzamuye ubu tuvugana. Uno musore ngiye kuma ijambo abibwire, nicyo hanza dukomeze ikiganiro cyacu. Ni byinshi cyane afite byo kubaganiza. Icyo nakubwira, abo wose uri, niba uri mu modoka, niba wicaye mu gikoni, niba wicanye n'umwana, shira ibyo urimo hasi ukurikirane kino kiganiro kuko kirimo inyigisho ikomeye cyane. Kirimo ukuntu abakina sinema nyarwanda arabambuzi bikomeye cyane. Ni byinshi cyane kino kiganiro kibumbatiyemo. Icyo nakubwira, tega amatwi wumve. Umusore bimeze ute? Ewana, so bimeze neza cyane. Ubu ngubu rwose ndumva nishimye, meze neza kabisa kongera gura na Dr. Lumumba. None se ubu tuvugana, ndimo ndabona nambara gufite ndagirago ugiye muri mudu ushyuye bya danje. Wanyweye amata? Ewana, fo ubu ngubu umuntu rero agomba kunywa amata, ariko anarincisha umuntu yanyweye amata usibye ko atari menshi cyane. Ibintu byose ntago ugomba kugiramo vibe za danje. Wanyweye amata ngo wanyweye amata? Urebye nyine mo gakeye. Okay, uno musore atubwiye, so wavuze amazina yawe? Ase abasore bikigiye, urubyiruko rw'ikigiye. Amazina ni ayandi munziho muri sinema nyarwanda ni Jimmy, ntarya rihinduka usibye kuri TikTok narihindira dukunda Jimmy Gospel Son. Mushatse mwanyoro cyangwa mukama like, share na follow kabisa. Aravuze ati mwe share ngo comment, ibyo arabikiniye, ibyo birahagije. Uno musore ababwiye ko yitwa Jimmy. Ese Jimmy, yes, ubu tuvugana wakinye sinema zigiye zitandukanye, ariko ahantu ngiye nkuzi cyane ni kwa Joyce. Ese ko wakinagayo najyaga numva yuko mwana sinye kontara, nuko inza kubona ibiganiro utakigaragaramo. Ibintu byagenze ute? Impamvu mbikubajeje ni ukugira ngo abantu badukurikiye bumve story yawe uko byagenze, kuko waramamagaye urambwira ati nakinye kwa Joyce rano hajyatandukanye, ariko Joyce yarambabaje. Joyce ngo yaranyambuye ngo amafaranga agera mu bihumbi 350. Nje nahise ngira ubwoba, ndavuga ati kuno musore mumuzane kuri kamera agira ikintu babwira, mugire icyo muvanamo. Tangira kwa Joyce byagenze kugira ngo uveyo. So guys, kwa Joyce murareba ukuntu twakinaga turi team, twakoraga ibiganiro umunsi umwe, undi tugakora ibintu bya filime nyarwanda, ariko urebye yagiye kudusinyisha adusinyisha kontara. Buri kwezi twari kujya duhembwa ibihumbi 80. Tukajya tukora atubwira ngo tuzahembwa, tugeze icyo gihe YouTube irahembwa. Aho noho ashaka kutwambura, turabimenya, akajya ducyurira ngo simurya ibiryo mbagabura mama abiguze cyangwa amakara mama yaguze. Turatuza aho ngaho, just akajyamo ikarita ya YouTube ngo ninjya kubikuza ku agent wari umwegereye, nkagenda nsanga 3,400,000 mbikuza 100,000 yari yantumye. Sinagira wumve kuno ndi umwana mwiza, sinakuraho n'igiceri cy'icumi ngo nkishe ku mufuka wanjye. Ibyo 100,000 ndabimushyira. Ndambwa se Joyce ko nabonye 2,200,000 ayandi kubera icyo utaduhemba. Ngo hoya ngo turaje tubanze tugure ngo ibikoresho kamera na mashini, atubeshye nyine ibyo byose adukoreshe n'ama t-shirt. Ndatekereza turareba, ngewe na Berize murabizi ko nakundanaga gukorana na Berize cyane. Hashize igihe
tubona Joyeuse atangiye kuzanamo ibintu by'inyuro, aducyurira biryo, aducyurira, mbese yadutegeye inshuro ebyiri gusa. Ariko turebye dusanga ibyo turi gukora ntago ari byo. Arangije aratubwira ngo ayo mwakoreye yose ntayo nzabaha, ahubwo mutangire bushyashya ubundi tuzabone ukuntu duhembwa. Twahita mugate reka ntitwabikora, ahubwo twishyura yacu. Niko kwanga kutwishyura, twahise tugenda kuri RIB turamurega, asiba video, bamubwira aduhembe cyangwa asibe video zacu, azisibaho zose. Ariko ubu ngubu ndizera ko yasubiye hasi nk'umuneke bakanagiye kabisa. None se uvuze yuko mwagiye kumurega, nyuma yuko mumureze video akazihanagura, video yarazihanaguye by'ukuri? Aya video yarazihanaguye zose, yarazihanaguye asiga video imwe nkijya gukinira yo bwa mbere. Rabizi ko yari yatrendinza nyine irazamuka, niyo yasigaje gusa. Izindi zose bamusabye guhanagura nyine, urabizi ko guhanagura izo video YouTube itimanuka. Rero nuko yabikoze. Ubu ngubu tuvugana Joyeuse mwaratandukanye? Joyeuse twaratandukanye, ubu ngubu ntiyansuhuza ngo mwikirize. Ndagerageza wowe nyine Joyeuse ntago turi kumwe, ariko isa nkaho umbwira Joyeuse ni muntu ki? Joyeuse ni muntu ki? Njya numva bavuga yuko ngo ko asenga, ariko imyitwarire ye ngo afite ngo arashunashuna, kandi ngo byitwa yuko asenga. Byose nabikurura nkakabona byose ni ukuduhimba, arimo aratubeshya. Joyeuse ni muntu ki? Mbwira. Okay, so guys, Joyeuse urebye ni umuntu wiyoberanya cyane, ariko ngo ni n'umukene buriya da. Joyeuse se Joyeuse urebye nyine nuko biriya nibyo yiyemerana nyine ngo arakize kandi atari umukire. Joyeuse akiyemera ngo njya mbona ukuntu ajya ku masocial media ngo ndacyari isugi, ngo ndacyari iki. Isugi si isugi zukuyisa, ubwo wowe ugize kuba isugi wayitonze. Aho kantu uvuze bantu bagiye nkurikiye Ubumwe Gospel ngo Joyeuse ntago ari isugi. Ibyo bintu bitsobanure neza, uwo ari we wese unkurikiye abyumve ngo Joyeuse ntago ari isugi. Oya, ngiye ikintu cyanangaje ni ukugenda ngo ngewe ngo ndacyari isugi, ngo ntago ndakoraho na rimwe. Nkandi urabeshya ibipupe wowe. Abanyarwanda badukurikiye batubwire muri comment ukuntu ibintu bimeze nuko bakubona. Hozajya utubeshya ngo uri isugi. N'ikindi cya kabiri kibi cyawe, icya mbere uriyoberanya ukabwireka ko umuntu mbese ufite umutima, ako mu mutima wawe Joyeuse reka nkubwire si ukukwanga si n'ubugome, ariko uri igicucu, uri umugome mubi cyane, ahubwo wagambana n'umuntu bakanamwica. Amajoro n'amanywa twararaga tujya kugushutingira, utubeshya uvuga uzi ibintu yansezeranyije Rumumba. Ambwira ngo we nzakurira ngo yige imodoka, nzakurira wige mekanike, ngo uri umwana wanjye. Ndi umwana wawe, ufite imyaka 18. Ndizera ko nkurusha umwe. Joyeuse ubu tuvugana afite imyaka 18. Umva afite imyaka 18 murusha umwe. Oya, usire ibyo bintu. Afite imyaka 18, nakure irangamuntu ayitwereke gutyo. Ngenda byemera. Afite imyaka 18, ngiye murusha umwaka umwe. Akambwira ngo mwana wanjye nuko natumbaraye kuriya yigenda na karake nuza nimba ari ishinya ku ruhande s'ubundi baho. Reka Joyeuse ntukabeshya abantu. Hano turi mu Rwanda. Jya umenya ko Abanyarwanda iyo wabeshye nabo bagucikaho. Niyo mpamvu tuzuze ibyo 100 by'abasubscribe bavugaga ngo uzabyuza. Kubera iki? Umutima mubi, kubera urwango mu Banyarwanda. Kuramo urwo rwango mu Banyarwanda. Guys, Joyeuse mukurikira gutya ntagaruka babakunza, ajya arayivunja mubonaho, akajya arayiva agashaka nyine kunzamura kuri live ye ngo tuganire nkabyanga, bitewe n'ukuntu mba mbona abwiye Abanyarwanda ngo urebye nge Joyeuse ngo ndi umwana mwiza, ngo nagize ute, akabeshya abantu ngo afite imyaka 25. Nkandi wagicumawe iyo myaka wayikuye he? Nta soni. Ntukabeshya Abanyarwanda. Gusa Rumumba ikintu nakubwira cyo nuko no mukobwa Joyeuse aka kanya nubwo ari umunyarwandakazi nta gaciro ngiye akifite imbere yanjye. N'abandi bantu twose twakoranye ari ba Mutesi Jolly, ba Mutoni n'abandi bagiye batandukanye na ba Berize, bose nta numwe ugukunda muri bo. Usibye Berize yazamuye YouTube yiwe Yazaza TV atari ukubera ubugome bwawe. Twese twihangira imirimo yo gukora. Ntuzashake kutureba utubone ko turi abanyenzara wapi, natwe dufite icyo twakora. Ikintu mise mbona impamvu no musore namuzanye yitwa Jimmy
bantu mujya mukurikirana social media zigiye zitandukanye, mubona bano basitari babasekera ku nkoranyambaga mukagira ngo barabakunda, kumbe ntago babakunda, ahubwo barimo baragira ngo bavanemo umugati w'ejo, barimo baravanamo umugati w'umwana, barimo baravanamo amafaranga bazaguramo imodoka, mwarangiza mwege mwabareba mukayagona urukundo babafitiye, kumbe n'ubujyajya babafitiye. Ngiye bino bintu ngiye ndimo ndabivuga, ariko ngiye ndimo ndashaka kuzategura ikiganiro cy'isaha cyose nibasire abantu b'abasitari bagiye batandukanye. Avuje Joyeuse nanjye nzamugarukaho, kuko no mukobwa ngo arasenga ariko ngo ntago nasenga. Ngenda muzi guhera hasi ku myaka yo hasi kugera hejuru, ibyo barimo baramuvugaho ni ukuri. Murimo murumva icyo kintu, ndagira ngo ngiye nzabivugireho, nzafata isaha yose, ndabizi yuko muzagikora icyo kiganiro, vuge buno buzima abasitari babayemo. Abantu b'abasitari dufite ntago ari abakire, nta mukire n'umurimo, ahubwo ahantu babera abakire ni mu biganiro bakora, bakaza bakabasekera, bakabereka urukundo, bakabereka ya menyo y'umweru, bakabereka za shinya zabo z'umukara, bakabereka mu kanwa heza, bakabereka bya bibero byiza, bakabereka bwa bwiza bwabo, bakabatira niba batekanta, bakabereka ibiki n'iki ngo bafite abana beza, kumbe baba bafite urwango. Ibaza umusore nk'uyu nguyu yifata ataye amashuri yiwe, aravuze ati ngiye gukora, kuko muzenya kuba Paul Kagame yaravuze ati ngo vana amaboko mu mufuka ukore akazi kose uzakora usibyemo ubujura n'ubugambanyi, aho ngaho ku kazi kazemerwa n'amategeko. Umusore akavana amaboko mu mufuka akagira ikintu akora, ariko akaza umwanzi, akaza umuntu ntamuzi, ariko akaza akamwambura amafaranga 300. Ni amafaranga menshi cyane papa, wowe nkurikiye ndabizi. Kugira wowe nkurikiye kankubaze, kugira ngo ubone 300 uragenda ugahita uyateragura, nugupfa kuyabona se wapi? Bisaba gukora cyane, ariko ukifata umusenyi uyungu y'imyaka igera kuri 18 17 ukamwambura. Icyo kintu cyumva neza. Ese Joyeuse niba warakuriye mu cyaro, njya numva ngo wabaye umukozi wo mu rugo, ntabwo wabonye ubuzima w'abakozi bo mu rugo babamo, ukifata ukambura urubyiruko rw'iki gihe. Urimo uratekereza iki? Uri muzima? Ufite mutwe atekereza? Ukifata ukambura abasore nk'aba ngaba. Icyo nakubwira, Imana izakwihanire. Reka tugaruke kuri uwo musore wakinye kwa Joyeuse, uvayo. Nungu tuvugana amakuru mfite nuko nta hantu ufite urimo urakora, niyo mpamvu ituma nyine utagaruka ugaragara muri social media zitandukanye, abantu bongeye babisekere. Okay, nongeye kugushimira wowe bashiye kuma icyizere ko nongeye kuma kamera. Impamvu ntakunda kujya ku social media cyane nukubera abantu ntibafitiye, abenshi mbavuga ati wenda bafite imitima mibi, bashana nabo kunkoresha ugasanga baranyambuye, ugasanga nubundi turacibishije izo video zabo nta kintu zimariye. Rero abanyarwandakazi n'abanyarwanda ndababwira yuko ubu ngubu umuntu unshaka ko namukorera kiganiro, namukorera filime nyarwanda, namukorera komedi, yamamagara kuri nimero zanjye 0779561561 ariko nawe ugiye kunkinisha banzuma icyizere yuko igihe nikigera nzajya mpembwa, aho kugira ngo utangire uvuga ngo unyurire ngo ibiryo ngibiki. Ibiryo bya Joyeuse nabijyaga kangahe usibye kugenda azana ubugambo ku social media ngo bari abana ndabagaburira, imvura yatunyagiraga. Ariko guys, nimba wowe nshaka mbwira nze nkukinire, twibere inshuti, ujye umere icyo tuzaba dupfana nuko nkukorera akazi kawe neza, nanjye kwamereza ibiceri. Okay, alright. Aravuze ati niba ushaka abakinyi bagukina filime yawe ndetse n'ibindi bijya bitandukanye n'ibiganiro, ngo ati ngo wamushaka. Yavuze nomero, niba kuri iki kiganiro nomero wazumvishe. None se Jimmy ni muntu ki? Jimmy yanga iki? Jimmy ngo akunda iki? Jimmy ese ngo akunda abagore cyangwa ntago abakunda? Just nanga iki umuntu wanzanaho ubugambo, nkanga umuntu nsuzugura, nkanga cyane abagore. Sinzi ikintu gituma cyatumye muzwa abakobwa. Ubu ngumva numva muri mind yanjye nta mukobwa nshaka, ahubwo ikintu nshaka ni imiya.
n'ibiceri nshaka gukora nanjye nkatera imbere. Aka ikintu cyitwa abakobwa b'iki gihe Rumumba urabizi ko batagikora. Ndabizi neza. Nta mukobwa ugikora ahubwo bashaka amafaranga y'abahungu baje gukorera. Ubwo sha mukobwa ngo jyana usukira ibisuko bya 20 byangahe urabisuka we yahinze he? Yagiye kwa mukecuru wawe guhiga ufata isuka ngahinge bazatere bijumba avuga ati wenda yarahinze kamuhereze. Gusa guys ikintu nanga mu buzima nanga umuntu mbeshya kandi ikintu nkunda kuvugishanya ukuri gukora akazi kawe neza nicyo kintu mfokase ngo cyane. Ikindi nkakunda n'Imana gusa. Namwe ndabakunda abanyarwanda. Okay, umuhungu wacu witwa Jimmy arakoze cyane. Ndabizi kino kiganiro cyaye kirimo ubumenyi bwinshi cyane. Kirimo ukuntu bano bastyle dora tubona ari abambuzi. Nyamuneka niba winjiye mu bintu bya social media shyira umutima hamwe ubanze ufungure mu mutwe utekereze ubone kwinjira mu bintu bya social media kuko harimo abambuzi benshi cyane bagiye batandukanye. Icyo nababwira ndabakunda cyane. Uno muhungu yitwa Jimmy nkuko yababwiye. Niba wakunze kino kiganiro ijya muri comment umbwiye ngo ati ndagufana. Ndakunda cyane uzakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubumwe gospel. Ciao ciao ciao.